Hello dear students, I hope you are doing great, and today we are going to learn more phrases. Uyu munsi tugiye kwiga phrases nyinshi. And before we get started, mbere ko dutangira, it is better if you take your notebook. Byaba byiza ufashe notebook yawe ugafata na agakaramu, ugafata agakayi n'agakaramu, kuko today we are going to learn more phrases dukunze gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe ushaka kuvuga ngo bitinde bitebuke, bitinde bitebuke. Ukibaza se, how can I say it? Nabivuga gute? Hari ushaka kuvuga ngo bizatwara amasaha wenda atarenza yangaya, bizatwara. Cyangwa se ugashaka kuvuga ngo erega uramukunda nubwo utabigenza gutyo ariko uramukunda erega, cyangwa se erega n'ubundi n'umuvandimwe wawe, mufashe erega n'ubundi n'umuvandimwe wawe. Cyangwa se ugashaka kuvuga ngo uko mbizi ni gutya mbizi, uko mbizi nuko mbizi, cyangwa se uko mbizi ari mu rugo, nta bindi nzi gusa uko mbizi ari mu rugo. Hari igihe ushaka kuvuga mwene izo phrases ukabura uburyo ubivugamo. Gusa today we are going to learn more phrases. Ikindi, before we get started, nkwibutsa yuko ushaka kwiga, ngizi nimero zanjye wanyandikira tugatangira kwigana icyongereza cyo kuvuga. Ikindi, niba wifuza kujya muri groupe, wareba link iri muri comment section ukayikandaho ukaza muri groupe ugatangira kwitoza icyongereza hamwe n'abandi. Kwinjira muri groupe no buntu. So without talking too much, let's get started. So tujye guhera ku ijambo even if. Tujye guhera kuri phrase yitwa even if. Even if used to say that something will happen whether another thing happens or not. Just mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo nubwo cyangwa se niyo. Even if it rains, I will go to school. Nubwo yagwa ndajya ku ishuri. Cyangwa se nubwo yagwa nzajya ku ishuri. Nubwo yagwa ndajya ku ishuri. Urundi rugero, I will help you even if you don't pay me. Nzagufasha kabone nubwo utanyishyura. Nubwo utanyishyura nzagufasha. I will help you even if you don't pay me. Nubwo utanyishyura nzagufasha. Kabiri dufite as if. As if used to say that something looks or seems like something is true, even though it may not be true. Kabone nubwo kitaba ari ukuri. As if ni nko kuvuga nkaho. Urugero dushobora kuvuga ngo he talks as if he knows everything. Avuga nkaho azi buri kimwe cyose. He talks as if, nkaho, avuga nkaho he knows everything. Avuga nkaho azi buri kimwe cyose. Urundi rugero, she looked at me as if she was angry. Yandebye nkaho arakaye. She looked at me, yandebye as if, nkaho she was angry. Nkaho arakaye, yandebye nkaho arakaye. Gatatu dufite as though. Bishatse kuvuga almost the same as if. Yenda gusobanura kimwe, cyangwa se mu Kinyarwanda cyacu isobanura kimwe na as if. N'ubundi nayo ni nkaho. Urugero, he acts as though he owns the house. He acts as though he owns the house. No kuvuga ngo yitwara nkaho, cyangwa se yakitinga nkaho. Yakitinga nkaho afite inzu ye. He acts as though he owns the house. Yitwara nkaho afite inzu ye. Cyangwa se urundi rugero, she looked as though she had seen a ghost. Ghost ni umuzimu. He looked, yarebaga nkaho yabonye umuzimu. Yarebaga nkaho yabonye umuzimu. She looked as if she had seen a ghost. Nkaho yabonye umuzimu. Tukagira because of. Because of used to give the reason for something. Because of tuyikoresha twerekana impamvu y'ikintu, like kubera cyangwa se bitewe na. No kuvuga ngo we stayed home because of the rain. Twagumye mu rugo bitewe n'imvura, cyangwa se twagumye mu rugo kubera imvura. He was late because of traffic. Yarakererewe kubera ambutiyaje. Yarakererewe kubera ambutiyaje. Due to ni kimwe na because of. Urugero, the flight was delayed due to the bad weather. No kuvuga ngo flight ni urugendo rwo mu ndege rwaratinze
urwo rugendo rwaratinze, was delayed, rwaratinze kubera ikirere kibi, due to the bad weather, kubera ikirere kibi. The school was closed due to heavy rain, ni ukuvuga ngo ishuri ryarafunze kubera imvura ikomeye, imvura nyinshi cyane, ishuri ryarafunze. As soon as possible ni kimwe na as quick as you can, vuba bishoboka. Please call me as soon as possible, nyamuneka umpamagare vuba bishoboka. Call me as soon as possible. I will finish the work as soon as possible, ndaza kurangiza akazi vuba bishoboka. Kugira ngo tugende maybe wenda ko ari gahunda dufite yo kujyana ahantu, gusa I will finish the work as soon as possible, ndaza kurangiza akazi vuba bishoboka. At the moment, at the moment ni kimwe na now cyangwa se at this time, ubu ngubu cyangwa se aka kanya. Urugero cyangwa se ako kanya, muri ako kanya, ni ukuvuga ngo I am busy at the moment. Ushobora kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo ndahuze nonaha, I am busy at the moment, ndahuze nonaha. She's studying at the moment, ubu ngubu ari kwiga, ubu ari kwiga. She's studying at the moment, at the moment ushatse kuvuga nonaha. Cyangwa se dushobora no kuvuga ngo I don't have any money at the moment. Right away, right away, right away, ako kanya, immediately, without waiting, ako kanya. Come here right away, come here right away, ngwino hano nonaha. Come here right away. I will call him right away, ndaza kumuhamagara ako kanya, ndaza kumuhamagara ako kanya. Nimara kuhagera ako kanya ndatamuhamagara. I will call him right away cyangwa se right away, right away, ndaza kumuhamagara ako kanya. By chance ni accidentally cyangwa se without planning, kubw'amahirwe, kubw'impanuka, utabiteganyije. Ushobora kuvuga uti I met my old friend by chance. I met my old friend by chance, ni ukuvuga ngo nahuye n'inshuti yanjye ya kera kubw'amahirwe cyangwa se by'impanuka. Nahuye n'inshuti yanjye ya kera, wasanga wari kugenda maze mugahura utabiteganyije. Urundi rugero, did you find this book by chance? Se wabonye kino gitabo by'amahirwe? Urababwiye ko kino gitabo wakibuze, none nsanze wakibonye. Then ndi kukubaza, did you find this book by chance? Se kino gitabo wakibonye by'amahirwe? Yes I did, ugatubwira ngo yego nakibonye by'amahirwe. For a while, for a while ni kuvuga ngo for a short period of time, mu gihe gito. Please wait here for a while, please wait here for a while, nyamuneka tegereza hano akanya gato, tegereza hano akanya gato. I lived in Kigali for a while, ni kuvuga ngo nabaye muri Kigali igihe gito, ntabwo natinze muri Kigali. I lived in Kigali for a while, nabaye muri Kigali igihe gitoya, sinatinzemo. Once in a while, rimwe na rimwe. Once in a while, nubona ahantu handitse once in a while, bashatse kuvuga ngo rimwe na rimwe, sometimes cyangwa se but not often. Ni sometimes but not often, ni rimwe na rimwe ariko atari kenshi, rimwe na rimwe. I eat pizza once in a while, ni ukuvuga ngo njya pizza rimwe na rimwe. We go to the cinema once in a while, tujya muri cinema rimwe na rimwe. We go to the cinema once in a while, tujya muri cinema rimwe na rimwe. All of a sudden, all of a sudden no kuvuga suddenly cyangwa se unexpectedly, mu buryo butunguranye, mu buryo butunguranye. All of a sudden, all of a sudden the lights went off, no kuvuga mu buryo butunguranye cyangwa se bitunguranye, amatara yarazimye, mu buryo butunguranye amatara yarazimye. Cyangwa se he started crying all of a sudden, bitunguranye yatangiye kurira, yatangiye kurira bitunguranye. He started crying all of a sudden, yatangiye kurira mu buryo butunguranye. From time to time, from time to time ni nko kuvuga ngo sometimes cyangwa se occasionally. From time to time ni nko kuvuga ngo sometimes cyangwa se occasionally. N'ubundi still nayo ni
kimwe na rimwe. Nubona ahantu handitse from time to time ntibizagucange, bishatse kuvuga sometimes, rimwe na rimwe. I call my brother from time to time. Njya mpamagara cyangwa se mpamagara. I call my brother, mpamagara brother wanjye rimwe na rimwe. Njya mpamagara umuvandimwe wanjye rimwe na rimwe. We visit them from time to time. Tujya tubasura rimwe na rimwe. Now and then, still nayo ni sometimes cyangwa se occasionally, still nayo ni kimwe, ni rimwe na rimwe. Now and then, nubona ahantu handitse gutyo ntuzumve utazi ibyo ari byo. Bishatse kuvuga ngo sometimes. Urugero, I watch TV now and then. I watch TV now and then. Ni kuvuga ngo njya ndeba televiziyo rimwe na rimwe. Cyangwa se he visits us now and then. Ajya dusura. He visits us now and then. Ajya dusura rimwe na rimwe. Sooner or later. Ni kuvuga ngo something will happen eventually, although we don't know exact when. Ni kuvuga ngo, nko kuvuga ngo bitinde bitebuke mu Kinyarwanda. Bitinde bitebuke. Sooner or later you will understand. Bitinde bitebuke uzasobanukirwa cyangwa se uzabyumva. Bitinde bitebuke uzabyumva. Sooner or later he will have to make a decision. Bitinde bitebuke azafata umwanzuro, agomba gufata umwanzuro. Bitinde bitebuke agomba gufata umwanzuro. You will succeed sooner or later. Uzatsinda bitinde bitebuke. Uzatsinda cyangwa se bitinde bitebuke uzagera ku ntsinzi. No doubt, nta gushidikanya. Certainly, without any doubt. No doubt, nta gushidikanya. Urugero, he will succeed, no doubt. Nta gushidikanya azatsinda. He will succeed, no doubt. Nta gushidikanya azatsinda. She's talented, no doubt. Ni umunyempano, nta bidashidikanywaho. Nta kabuza afite impano. She's talented, no doubt. Nta gushidikanya rwose, ni umunyempano. As far as used when talking about the limit of your knowledge cyangwa se opinion cyangwa se information. Tugendeye kuko ubizi cyangwa se kuko ubizi cyangwa se kubyumva. Dukurikije uko ku bijyanye n'uko mbizi. Urugero turavuga ngo as far as I know, uko mbizi he's at home. Uko mbizi ari mu rugo. Njyewe uko mbizi ari mu rugo. As far as I know he's at home. Cyangwa se as far as I remember, uko mbyibuka we met in 2020. Ni ukuvuga ngo uko mbyibuka twahuye muri 2020. Cyangwa se as far as I can see everything is fine. Nkurikije uko mbibona byose bimeze neza. Everything is fine. In addition, hiyongereyeho ni kimwe na also cyangwa se additionally cyangwa se something extra. Byiyongereyeho kandi usibye. Ni kuvuga ngo byiyongereyeho cyangwa se kandi cyangwa se usibye ibyo. In addition, we need more money. Byiyongereyeho kandi dukeneye amafaranga menshi. In addition, we need more money. Cyangwa se kandi dukeneye amafaranga menshi. She speaks English. Avuga Icyongereza. In addition, kandi she speaks French. Avuga Icyongereza. In addition, she speaks French. Kandi avuga ni Igifaransa. Dushobora no kuyitangiza interuro. Dushobora kuvuga ngo in addition to studying, he works. Usibye kwiga. In addition to studying, usibye no kuba yiga, aranakora. Usibye kwiga, aranakora. In addition to studying. On the other hand, cyangwa se on the other hand, bitewe na American pronunciation cyangwa se British pronunciation. On the other hand, used to introduce an opposite or different point of view. Nko kuvuga ngo ku rundi ruhande. The job is difficult. Akazi karakomeye. Akazi karakomeye. On the other hand, ku rundi ruhande, it pays well.
kishyura neza. The job is difficult, akazi karakomeye. On the other hand, ku rundi ruhande, it pays well, kishyura neza. I like the house. On the other hand, cyangwa se on the other hand, it is very expensive. Inzu ndayikunda ariko ku rundi ruhande irahenze. Ku rundi ruhande irahenze. He's young, ni mutoya. On the other hand, he has a lot of experience. Ni mutoya gusa ku rundi ruhande afite experience, afite uburambe buhagije. At first ni kuvuga ngo in the beginning cyangwa se before things changed. No kuvuga ibintu byari bimeze gutya mu ntangiriro gusa byaje guhinduka. Bwa mbere ushobora kuvuga ngo at first I didn't like English. Bwa mbere sinigeze nkunda Icyongereza, sinakunze Icyongereza. Gusa bishatse kuvuga yuko ubu ngubu hari ikintu cyahindutse. Ubu ngubu uragikunda cyangwa se ubu ngubu ni gutya bimeze. At first I didn't like English. Mbere sinakundaga Icyongereza cyangwa se sinigeze nkunda Icyongereza, ariko nyamara ubu byarahindutse. At first, mbere, the job was difficult. Mbere akazi kari gakomeye. Mbere akazi kari gakomeye, ariko ubu ngubu ho byarahindutse. At first she was afraid. Mbere yabaga afite ubwoba, ariko ubu ngubu nta bwoba kigira. In the beginning, at the start of something, just n'ubundi nayo ni mu ntangiriro. In the beginning, learning English was difficult. Mu ntangiriro kwiga Icyongereza byari bigoye, was difficult. Cyangwa se in the beginning we had only 5 students. Mu ntangiriro twari dufite we had only 5 students. Mu ntangiriro twari dufite abanyeshuri 5 bonyine. At the end, it means at the final part of something. Ku iherezo, nyuma na nyuma. At the end of the movie, everyone was happy. Ku musozo wa filime buri wese yarishimye. Ku musozo wa filime buri wese yarishimye. At the end of the movie, everyone was happy. Ku musozo wa filime buri wese yarishimye. I was tired at the end of the day. Ku musozo w'umunsi, umunsi uri gusoza, umunsi uri kurangira, nari naniwe. I was tired at the end of the day. Nari naniwe ku umunsi uri kurangira. In short, it is like to say something in a shorter or simpler way. Nukuvuga ngo ni muri make, mu ncamake. In short, we need more money. Muri make dukeneye amafaranga menshi. Muri make dukeneye amafaranga menshi. Wavuze ibintu byinshi, then mu gusoza uhita uvuga ngo in short, we need more money. Muri make dukeneye amafaranga menshi. In short, muri make, he failed the exam. Muri make yatsinzwe ikizamini. Wari uri gusobanura ukuntu yatsinzwe ikizamini, then ugeze mu musozo uhita uvuga ngo in short, he failed the exam. Muri make yatsinzwe ikizamini. Havuze byinshi, muri make yatsinzwe ikizamini. In other words, mu yandi magambo, in other words. So used to explain the same idea in the different, cyangwa se in a different or usually simpler ways. Nko kuvuga ngo mu yandi magambo, still mu yandi magambo. He's unemployed. Ni umushomeri, nta kazi afite. He's unemployed, nta kazi afite. In other words, mu yandi magambo, he doesn't have a job. Mu yandi magambo, he doesn't have a job, nta kazi afite. She's very tired. Arananiwe cyane. In other words, mu yandi magambo, she needs to rest. Mu yandi magambo, akeneye kuruhuka. She's very tired. Arananiwe cyane. In other words, mu yandi magambo, she needs to rest. Akeneye kuruhuka. To be honest, used when you want to tell the truth, especially your real opinion. Nko kuvuga ngo mu by'ukuri, mvugishije ukuri. Mvugishije ukuri. To be honest, mvugishije ukuri, I don't like this food. Ibiryo simbikunda, mvugishije ukuri. Cyangwa se to be honest, mvugishije ukuri, I was afraid, nari mfite ubwoba.
nababeshye ngo ntabwo nari mfite, ariko to be honest ntababeshye, I was afraid, nari mfite ubwoba. In my opinion used to give your personal opinion. Gikoresha uri gutanga igitekerezo cyawe ubwawe, ni ukuvuga ngo ku bwanjye cyangwa se mu bitekerezo byanjye cyangwa se uko mbitekereza. In my opinion, English is important. Uko mbitekereza cyangwa se uko mbyumva, Icyongereza ni ingirakamaro. In my opinion, cyangwa se igitekerezo cyanjye nuko Icyongereza ari ingirakamaro. In my opinion, igitekerezo cyanjye, this is the best choice. Aya niyo mahitamo meza kurusha andi. In my opinion, this is the best choice. Aya niyo mahitamo meza kurusha andi. For instance ni nko kuvuga ngo for example, urugero. You can learn many languages. Ushobora kwiga indimi nyinshi. For instance, urugero, English and French. Urugero, Icyongereza n'Igifaransa. Some fruits are very sweet. Ni ukuvuga ngo intuza zimwe na zimwe ziraryohera, imbuto zimwe na zimwe ziraryohera. For instance, urugero, mangoes nk'imyembe are sweet. Imyembe iraryohera. As usual in the normal way, mu buryo busanzwe. In the normal way, nk'uko bisanzwe. He came late as usual. Yaje akererewe nk'ibisanzwe cyangwa se yaje atinze. He came late as usual. Yaje atinze nk'ibisanzwe. She was busy as usual. Yari ahuze nk'ibisanzwe. He was cyangwa se she was busy as usual. Yari ahuze nk'ibisanzwe. At least nibura. At least it is like not less than a particular amount, also used to show that something is better than nothing. Ni nko kuvuga ngo nibura cyangwa se byibuze. I need at least 10,000 francs. Nkeneye nibura ibihumbi 10. You should study for at least 1 hour. Ukwiye kwiga nibura isaha imwe. Cyangwa se at least we tried. Nibura twaragerageje. Uri kuduseka, ariko at least we tried. Nibura twaragerageje. At most means not more than a particular amount. Bitarenze ingano runaka. Ntabwo bitarenze. Urugero, it will take at most 2 hours. There were at most 20 students. Hari abanyeshuri batarenze 20. There were at most 20 students. Hari abanyeshuri batarenze 20. In total, like when everything is added together. Igihe ibintu byose byashizwe hamwe, like byose hamwe cyangwa se muri rusange. They are 50 students in total. Muri rusange hari abanyeshuri 50. Urundi rugero, I spent 20k cyangwa se 20,000 francs in total. Muri rusange cyangwa se byose hamwe nakoresheje ibihumbi 20 byose hamwe. So far it means until now cyangwa se up to this time. Kugeza ubu. So far, kugeza ubu, everything is going well. Kugeza ubu ibintu byose biri kugenda neza. I have learned 10 new words so far. Maze kwiga amagambo mashya 10. Kugeza ubu maze kwiga amagambo mashya 10. After all used to give a reason or remind someone about a fact that supports what you were saying. Niyo kuvuga ngo n'ubundi cyangwa se arega cyangwa se elega. Tuvuga erega ya erega. Urugero ushobora kuvuga ngo you should help him. Ukwiye kumufasha. After all, erega, he is your brother. Erega n'umuvandimwe wawe. Let's stay home. Reka tugume mu rugo. After all, erega, it is raining. Reka tugume mu rugo. Erega iri kugwa. Erega imvura iri kugwa. Erega imvura iri kugwa, reka tugume mu rugo. All the time ni
always cyangwa se very frequently cyangwa se continuously, igihe cyose, buri gihe. Urugero, he talks all the time, ahora avuga igihe cyose kandi ntabwo mbikunda. He talks all the time, avuga igihe cyose, ahora avuga. She's on her phone all the time, ahora ari kuri telefone, ahora kuri telefone. She's on her phone all the time, ahora avugira kuri telefone, ntabwo mbikunda. Wamugira inama yo kubihagarika. So thank you for watching. This is the end of our today's lesson, but if you didn't subscribe to our YouTube channel, please you can do it so that you never miss our next lessons. Ushobora kubikora kugira ngo tuzajya ubura andi masomo meza dutanga. Nkwibutsa yuko niba ushaka kwiga ngize nimero zanjye, ikindi niba ushaka kuza muri groupe yacu, jya muri comment section ukande kuri group link cyangwa se link ya group nasize, then winjire kuzamo n'ubuntu. Ushobora no kujya kuri website yacu, nayo ni ubuntu kuyikoresha, ukajya kwa accessinga ari amasomo nayo dushira kuri website yacu. Kwibutsa yuko utagomba kujya wibagirwa gukora practice yo kuvuga. Thank you for watching.